Ugiye guhinga se? Ugiye guhinga ndagira n'aka gahene kanjye. Rukundo rwanjye. Ese kuzikuza. Waretse reka duteye mu karo. Izere ko mumeze neza. Tumeze neza. Muje muzana muntu wamwahuye nawe. Nta n'umwe twigeze duhura. Okay. Yes. Ariko turimo turahomba. Business yacu turimo turahomba cyane bikomeye pe. Sinzi nimba mubibona Frank turimo guhomba. Iyi business rero yacu ni hatari. Naho umuntu yizirika. Cyanze uranyumva? Sakumva. Janja byo bimeze bite? Bose rero Janja kumufatisha niki? Janja naramushukashutse ngerageza kumuhamagara kugira ngo duhure mu gihe cyo guhura twagiye mu karoge ahantu turaganira yewe ga turaryama urabyumva nawe nk'umuntu mukuru. Mwana naryamanye? Akazi wampaye ntabwo ngiye kananira kuko Janja ngomba kumufatisha ariko hagati aho ngaho Janja twararyamye nsinziriye nkangutse nsanga yagiye. Mama, uyu muntu umeze nka mukobwa wawe. Reka gicari. Mwiri wabaha? Mwiriwe neza ego ko. Ngo mwiriwe umukobwa nyiraho. Uraho neza mwana we? Kwasho tutunguye. Nasabye cyagashumba uyu munsi bwo yarumpa. Yego, ni karibu. Imvuga se we bite? Mukobwa. Yagusuye. None itore. Nawe watoraguye? Ko nawe uzatoraguzwa ibyo ubonye byose. Bite se mukobwa? Aravuga se? Nagavuga. Yewe, namutaye mu rutoki. Urumva rero Janja kumufatisha ni ikibazo birakomeye cyane. Wisi we bimeze bite? Ubona ko rwose business yacu irimo irangirika ariko burya njyagiye imwe n'indyamiriza. Ushaka uburyo ki Janja yagaruka muri business yacu ko turimo turahomba cyane. Janja reka dushaka ukuntu tumugarura muri business yacu. Frank ugomba kumuhamagara. Urabyizeye neza cyangwa uragira ngo ufatikanye nawe? Oya, nabyizeye neza Janja nagaruka business yacu izagenda neza. Cyanze urabyumva gute wowe? Bose ko mbyumva buriya Janja nubwo ari kuduca mu myanya y'intoki agashaka kuduhombya amafaranga yacu ariko tugomba gushyiramo intege hahandi tuzareba ko tumushukashuka akaza nitubona yinjiye muri business agarutse akajya akora twashaka tukajya tunamukata ariko amafaranga yacu akagaruka. Cyane niko mbyumva. Janja aduhombeje miliyoni nyinshi cyane. Ibintu mu makuru rero mumeze mutese ruvuduka se yagiye? Ruvuduka yaragiye mwana we. Yego. Ruvuduka yaragiye yaronesheje agatoro kandi ntabyo nakubwiye. Nabyo wambwiye. Aha. None usiga ko rutu? Sikaye nkorutu. Ariko disohoze kwishaba byabanje. Ibi ngibi ndindirungu. Amakuru se Ni meza. ana Nanjye nyine. nari nkuyobewe. Nese mukoza wambaye imyenda icitse. Ntabwo icitse. Ese binege. Ibi wabuze isaha udodesha? aya ntago nahabuze. Ahubwo ibi ni bisanzwe. Kuko ni Kigali bambara mama. Inzara uvo ko Ako nawe igeze ugabanya kwa ubuturage. kanaka. Nawe tutagira gukomeza wabigize ibintu biko. Iyo misatsi. Nta bantu bakubonye se basi. Oya nacana mu bitoki. Baratakubonye ko batambwira ko umwana wanjye byarangiye. Oya uyu se ko ajunjaga. Ngoyo no kumwitongera. Ntumbaze ibyanamujonda. Ariko utunga ibintu byose ubonye. Sinagera. Nagiye guca igihaza musanga mu bitoki. Nizena cyane. Ndamuvuza ibikomere Yabara kwema ndakicara mu bitoki. Ariko aba wabigiye urabazi. Ntavuga.
mbona aho ayambana n'ikirayi muve mufite story nyinshi sinzi ko nandi gutsikubira kagere nko nzishimishije ariko zirashimishije numva ntago nabwiye muri zibabaje gashomba saraho bashimbara n'abahungu n'abana wenyine niwe nawe uramuzi ko yashatse umugore mubi nabonye ari isasu sitagenza kubasura yampaye imitwe y'intoki nanjye rero umva cyakoze umva afite umugore mwe ariko nta kibazo ngi tubasha kubana ko ndi ndatuje none yanjye iyi nkuru se biti beruka namuhaye misiyo cyanzu kugira ngo turebe ko ari ikintu turi bukore ariko cyanzu nawe ndabona nta kintu arimo aramfasha ariko wisireka ngoye nkwizere nyizera reka dushaka ukuntu tuvugisha Janja twumve ukuntu turi bugenze muhamagare ngisha kumuhamagara Janja agahita bikeka we muhamagare ntukoreshe telefone yawe cyanzu naguteze telefone bari muhamagaze urayifite aho telefone ndayifite nta kibazo Yemeha. teze umuvugisha ubusa arayifata arayifite nta kibazo buriya ariko mwe nizere ko akazi muri muragakora neza kazi biragenda rwose ntugire ikibazo wisi nakuzanye mu kazi nkwizeye naguhawe na Janja ntugire ikibazo akazi karagenda neza Janja nagaruka muri business bimeze bite ndakumva ariko usigaye basha ubu nakubona gute ndagushaka ndakubaza kuri business ya turimo dushaka gukora bukanya muri iyi minsi ni muri iyi minsi uraduhombeje miliyoni 5 narakubwiye ngo iyi business ugiye gushyiramo abagore ntago ari sawa ibyo tubireke muri iyi minsi ndagushaka kugira ngo dupange indi business ndi kumwe n'abagenzi bawe kumwe na Cyanzu na Wisi turimo turabira business yacu yo dukora aho igeze ubu ngubu turagira ngo dushake ikindi uko twayiteza imbere umva vuga neza wangu numva atangiye kudedemanga tuzagenda tuyamukata byo wigira inama nzima iyo uhura na Wisi ariko uragira ngo bagenzi bawe bajye baguhigaho kugira ngo mukorane saba vuba ndakuvugisha twumve numva ari kuvuganisha amase kandi agomba kuyazana yose tubidukate sawa muramwumva gute
business tugiye gutangira ni business ijyanye no kwiga ku buryo ki noneho twavugurura nimba twashimutaga twongeremo akabaraga tureba abantu bafite amafaranga ushobora gushyira mu biyobyabwenge. okay wenda kwemeye cyane kandi ibyo bintu bikore neza ndabikora okay noneho reka nabonye sinzi uko mwaje ariko ndagira ngo mbasabe n'ubundi mujye musohoka neza kabisa ntihagire umuntu ubona business turimo n'umwana wawe uvuka mu nda yawe ntazamenye ibintu ukora cyanzo wari wabyara wapi okay sawa sawa ngaho musohoke kandi ndimukagende inzira imwe aho waciye niho akaba ari uzaguca ugarutse ngomba guhindura inzira ntago ngomba kwiga ubwenge. sawa mugire umunsi mwiza Sawa kazi. uranzi nduhuke mwana wanjye mwana wanjye turamushaka urinde uri muzima